ni imitwaro ingana na ba baturanyi babi. ye kuko iyo wageze kuri iyi tape yo kwiheba bigutera ubunebwe donc bigutera ubunebwe kumva ntuzongera gukora kuko aho wakoreye ntiwigeze gukira. hari utavuga, hari utarira, akumva arashaka kujya hatumva n'ijwi rya radiyo n'ijwi ry'umuntu, ntashaka kujya gusenga, ntashaka kujya mu bukwe bw'abandi, ntashaka kujya mu birori by'abandi, ntashaka kwambara akenda kamubereye, ntashaka no kujya muri saro, ntashaka afungemo igitambaro n'ubundi ni hahandi ntawe umureba. Yageze aho n'inzara atazica, yageze aho atakwisiga n'agafondote ngo ntawe umureba. Ntawe umureba. Aha rero byarangije kuba indwara, kandi iyi ndwara ndashaka kukuvura wowe wageze aha, nawe waburaga gato ngo umanukire muri uyu muhanda wo kwiheba, kuko no muhanda kigihari. Ko kigihari. None ukabura kumubwira ngo yikwiheba, kandi koko aranajya no gusenga y'ibiraya 3. Yari no gusenga nayo mu mazi, nayo mu gihuru. Igihuru n'ishyamba biratandukanye. Byose serame mushoza. Byose ni inzitane y'ibiti. Ni inzitane y'ibigunda. Abandi basengera no mu myobo no mu ntare. Mu ntare? Mu ntare. Twajya gadutinya urupfu, Yesu arugira irembo. Amen. Amahoro y'Imana bane namwe n'umugisha w'Imana. Umusaraba ni ibendera ryacu abakijijwe, twemeye n'isoni zawo, ni utuneshereza, ni udutsindira abagome, ni udutsindira imyako, ni udutsindira abarozi, ni udutsindira abaturwanya, ni udutsindira abaduhiga, ni udutsindira abatuvuga, ni udutsindira ibyago, ni udutsindira ibyubuwa n'ibyubu, udutsindira inyaca, ni udutsindira incakora, ni udutsindira amahembe, ni udutsindira amatega. Haleluya. Ako kantu kari kunkubitira itara, ako kantu kari gukubitana n'itara, gakubitana na lensi yanjye, noneho bikakubita bigashashagirana. Akantu sibwo baramenya aragace. Agatambaro witeze, kuko noneho muri iyi minsi tambaro k'umwana kari ngako karahise, uwo ngashiraho niriyona turi kumwe. Shimira kandi abantu mwese mwifuza kuzabona Riyona, mugomba kumpa miliyoni. Yaba ari nke waba upfobeje umukobwa wawe, waba umupfobeje rwose. Ariko mama cyakoze kumubona sava, kumubona gusa kumubona. Nkazamutumira kuri kamera akampa muri samari mu bimwe amaze kwandika kuri mama we. Abantu rero muzawohereze miliyoni, nigera ku kanyenyeri 0783488348 ibariwe kuri Nyirabagenzi Alice. Handi ndiseriye abantu mushaka kuzabona Lionel baramubonye. Ndabizi ko bamubonye bamaze kumubona ahantu henshi. Sibo nibakubwira ko nawe bamubonye. Ntabwo bamubonye. Ubwo bamubonye nyine ntibabikore. Reka dufite n'abantu bashyira kuri icano. Ntambari icyo. Abenshi ntibabasha baramubona. Lionso ndabizi ko bamubonye, baranamwumvise, bamvishe cyane, ariko nta bantu bazi Lion. Umukobwa w'umuhanga, ucecetse, uvuga make, udakunda umuntu umuvuga, umubaza ibyazi ko ari kubona. Umubaza ibyabo. Uri kwandika ku mateka ya mama wawe, uredi uri kwisubiza. Yesu ati uri umwami w'Abayuda, wakabimenya. Usubiza neza nka Yesu. Reka nshimira abantu bari burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, umujyi wa Kigali n'agataratu y'abadiaspora, abantu mwese mwakuri subscribe hano kuri Eva Mama Lionel, abantu mudahwema kumuhamagara mukamugisha inama, abantu mumuha akazi ko Imana yamuhamagariye hano kuri isi. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire, ibahe kuba mu gihugu cy'Iteka Imana yanyibaha. Ndasubira kuri rya jambo nari maze iminsi rivuga ngo hari kurira kwararira umuntu, ahari kurira kwa kurarira, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Impamvu impundu
ivuze nuko igutsindiye ababi bose, nuko ikurwaniriye, nuko ikubereye Imana ishobora byose. Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Nsuhuza abantu mwese mwishimira ko nako iyo nakoranye ikiganiro na Mama Lionel mukabyishimira. Imana y'amahoro ibaho umugisha, kandi namwe muvuga muti ubwo bugambo bwo munyamakuru ntabwo tuba tubukeneye, tuba dukeneye amagambo y'ubwenge ya Mama Lionel. Namwe ndabasuhuje cyane, ariko umuririmbyi yaba mwazibe yaba bimenyaga ko nzahora hano kugeza igihe uzankundira, ariko nyine rata nzajya mvuga makeya kugira ngo mbere kubomborekana, maze Mama Lionel azamukane mu mavuta Imana yamuhaye, amavuta avunagura akarimbura agahirika akavanaho akirukana agashwanyaguza kubita kubika akamenagura. Ninaha ba bantu bubika barahageze, ni abana b'umwami Yesu Kristo, bakitwa abakristo, ari izina rya Kristo ryavuye, abakristo bavuye. Aha, Mama Lionel umeze neza? Ariko meze neza cyane. Uraho urakomeye cyane. Pasika uri kuyitegura ute? Pasika ndi kuyitegura neza kuko isobanuye neza. Umva watangiye saraba niwo bendera yacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo ni utuneshereza. ahantu nkumva twajya gadutinya urupfu, Yesu arugirembo. niyo twaresorezaho Ibaze pe, Nukuri ikintu dutinya kigira irembo. Akigira irembo turinjira, mbese abari muri Kristo Yesu barinjira bakanasohoka. Ariko reka tuzavuge ku kintu bita kwinjira no gusohoka, turi kumwe na ntuza na wa mugabo bajya bita Barakagira. Uriya twapfa ariko wamugane ikintu cyitandika Mama Lionel, kandi ujye wone kwinjira no gusohoka, ariko bigendeye ku twatinyaga urupfu Yesu arugira irembo. Tuvuge ku kintu cyitwa kwinjira no gusohoka. Abantu muzatanga icya 10 n'amaturo kurica no maze ubundi dutumira mutumire. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru, kandi niba mubishaka muribuka ka kantu yavuze ku munsi wo gusoza amasengesho y'iminsi 30 kitwa kugira gute? Kwibeno. Yewe avuga n'akandi ko gufana n'ibiki byose, ati go nsinzi igitego go. Avuga no ku mategeko aturengera umunyagihugu n'umunyagitinyiro. Ariko mwarese tugatumira Barakagira, mwatanze rwose itiki hano kuri umunyagihugu n'umunyagitinyiro. Ni umunyagitinyiro akwiye kurindwa. Ndanamukumbuye byo. Yego, uyu munsi wa none rero turazamutse, turagiye turakase, tugiye kumenya uko byose byakagenze. Muri ibyo byose Mama Lionel wambaye neza. Murakoze. Wambaye neza, nkunda abantu bazi kwambara. Ni ukuri ni hari abamama muri iki gihugu bazi kwambara, nawe uzi kwambara. Hari igihe usanga wagira ngo ni abaturanyi babi, cyangwa se ni umutanga utuye ku musozi mubi, ugasanga hejuru ni umukara, hagati ni rouge bordeaux, hasi hagati ubwo ni uguhera ku rukenyerero kugeza mu mavi, ugasanga ni umweru, ku birenge ukajya gusa ugasanga ni umuhondo. Reka ngufashe. Ibintu byose udafite umwuka wera biba bibi. Bibiliya ngo umwuka wera azatwigisha. Yego. Urano ugera no mu rugo rw'umuntu ugasanga harajagaraye, naho haryama ntihashashe, n'ibyo yambaye ntibifuze, niba ugasanga ibintu birajagaraye, nta mwuka wera uba uhari. Kimwe mu bintu bigaragaza umuntu ufite umwuka wera, yego, no kwambara. Uzi ko hano n'umwuka wera tubwira ngo ambara iki, akanakubuza iki. Umwuka wera akakubuza ipantaro kandi idini usengeramo riyemera. Umwuka wera akakubuza gusokoza kandi idini usengeramo ribyemera. Muri iyi minsi ndi gushimira abamama. Nshimiye umumama wari wemerewe kwambara mpene barimbuke, ariko urukumviye ngutiya ako umwuka wera irayimubuza, yemerera umwuka wera. Ndamushimiye kabira kandi kantu yakoze. Yaramubwiye ati iyo misatsi nduzi mbona ku mutwe wawe
ntago nyishaka, wemerewe gusuka, wemerewe gushiraho amarasita ariko ntinyishaka. Ikindi mu gihe hari abantu babitwara nabi, banyumve neza, mu gihe ugiye kugera mu gihe cyo guhanura, ngiye kukuvugiramo, jya ushyiraho agatambaro. Sinkubujije agasatsi kawe ko ugatunganya ukagashyiramo agakanta, ntabwo yakumubujije. Icyo yanze ni ukunyerera. Nawe ureke ube natireri umusatsi we neza, ko afite n'umusatsi mwiza. Inamubwira ko afite umusatsi mwiza umugabo wakunda, ariko umugabo yabujije ko yamubuza ku ibyo gusuka. Abwira ati madamu, nuko gushaka undi mwuka wera, arabyumva. Ubu yambara neza, afite umusatsi mwiza. Ntabwo ari uko simvuga ko umusatsi atari kuwusuka ari bibi. Umwuka atabikubujije, uzabikora, nushaka uzanagenda uwukandagiyeho kubera ibisuku uzabigeze ku nibyo rwose. Umwuka wera nicyo amaze atuma tuberwa, akakwereka amabara wambara, akakwereka uburyo ubidoda, akakwereka uburyo ubijyanisha utya, akakwereka uburyo ubijyana i Nyanza n'i Nyamirambo hose, akakubwira ati iri bara urijyane. Umwuka wera atwigisha muri byose. Ariko hari ikintu namaze kubona muri iyi minsi, abadozi bakudodera, niba nawe widodera, niba hari ujya ukudodera, ujye umubwira Imana imuhe umugisha, kuko ntabwo akwiba pe. Zamura akaboko gake upeperera Imana. Barimo n'akantu ko kwiba. Yesu Kristo. Ubwo se ubundi wabwira umuntu ngo akudodere gutyo akakwiba igitenge cyawe? Iki ni kimwe mu bintu biranga umuntu wagiye kudodesha atari umunyenzara. Yewe ndi umutayeri ndidodera, naba ntafite umwanya nkereka dizayine umutayeri wanjye, umwe mu bakozi banjye, aburya binkorera. Uzi yuko hari amajipo y'abakobwa bo muri Kigali ngenda mbona akaboko kawe kamwe bakwambara bakagenda, kandi ntitubacire urubanza. Ibi ni modeli z'abantu batari abanyenzara. Yego. Hari igihe udodera umunyenzara ku myenda utaragera nk'aho tugeze, turashimira Imana ko aho itugejeje twambeka, turayishimiye. None hari umuntu uba ugifite inzara, wiyaje dufite uko tumwakira rwose pe. Ashaka umwenda we ntuwice. Nk'ubu umunyenzara imyenda twayisha, ko ashaka ibi babimusagurireho, azabitege mu mutwe, bizavemo akandi kenda k'umwana. Numva nimba nafata ibipande 3 by'igitenge. Ariko ntabwo ari byo nashatse kuvuga. Aho rero ugiye gusobanura ibyo nashatse kukubwira. Ahubwo reba noneho n'uyu muntu ugiye kudoderwa, uyu ugiye kudoda, umudozi, ugasanga ahubwo niwe wabijyanye. Nibyo nashatse kuvuga, kuko aho Imana ikomeza abadozi babijyana nabo. Yego. Muri uyu mwaka Imana ntibagumishe mu kazi, kuko kubirukanya karema mari, kuko twarababwirije, twarababuriye, bafite Bibiliya mu masakoshi yabo, barabizi ko biranditsemo ngo ntukibe. Hari abatarakizwa, abatarakizwa bazi ko kurya iby'abandi nabyo ari ubuhemu, bazi amategeko 10 y'Imana. Ahubwo bazi amategeko y'u Rwanda. Yego, bazi ko n'itegeko ry'u Rwanda rihana umuntu wese wiba umuriganya, kwihesha iby'undi ariko ngufu. Ariko ribu ndabikunda we. Ariko ribu bazi ubwenge. Kwihesha iby'undi ukoresheje uburiganya. Umuntu yakuzaniye ngo umudodere, umuciye amafaranga, none wihesheje agapande k'igitenge ke. Uzasanga abatayeri benshi ribu we bambara utwenda tutabakwira kubera ko twasagutse ku y'abandi. Uzasanga abatayeri benshi bambara imyenda y'icangacanga, ukabona yambaye umwenda uri cangacanga, naho nako yibye kwa Domina, yagafatanije nako kwa Dorosera, agafatanya nako kwa Monica, nako kwa Mariana, yambaye na Maderena, yambaye ubujura butanu. Nibo ngo aragenda yambaye abantu 5 yibye. Ahubwo mu message yabo ntitambutse abatayeri. Reka tubarengeho, ahubwo nakira abantu mu kiganiro cyitwa agahinda, kwiheba, nuko ntuzabyara na ntuzabyara. Ibyo nibyo nshaka yuko tuganiraho uyu munsi Mama Marione. Ese agahinda kariho muri iyi minsi, ubwihebe buri muri iyi minsi mu mitima y'abantu, niki wabamfashiriza?
se tubigenze gute kugira ngo bino bintu bigabanyuke, ko abantu bari kurenga kubera depression, agahinda gakabije, bamwe ubu barikinisha, abandi bari gushaka aho batateguye bitewe n'iki, agahinda, kwiheba byifatanyije aho, bigatuma umuntu wari kuzategereza ikindi gihe, imbaraga z'ikindi gihe zikazamufasha guhitamo neza, kubera ibi bintu ahise yiroha ku muntu. Akenshi cyane ugasanga urugo ruhise rusenyuka, kandi agahinda uwo kafashe cyangwa ubwihebe uwo bwafashe ntiyigirire icyizere. Ikindi abandi nabo bazirimo, ariko kubera aho batangiriye bitewe n'uyu mugabo ugiye kutubwira, wowe urabicangura neza, uze kutubwira icyabyaye ikindi. None umaze kutubwira icyabyaye ikindi, utubwire n'umukozi wareze uwo mwana. Noneho nusoza uze kudusoza uduhaye umuti uvuguse neza. Ese wageze ngo ndatindira abantu bari hano kuri Eva Mama Lionel, dore ngira menshi ndayabomberekanye, ayanjye nyamazemo. Imana iguha umugisha kandi kwishimire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uti wabyaye undi ninde? Ingoma za kabiri. Igitabo cya kabiri cyo cy'ibyo ku ngoma. Ubwo mba ngira ngo norohereza abanyagice niho duhera. Abanyagice utavuze abami ba kabiri, utavuze ingoma za kabiri, utavuze abikore nto ba kabiri, ayiwe ntabwo babyumva. Aba bose tuvuze ntibabaho. Ingoma za mbere n'iza kabiri ni imvugo y'abanyagice. Ariko kubera ko hano mba nicaye imbere abantu benshi uzi ko maze n'iminsi mbigisha uko bandika Imana. Ariko mana, hari abantu bandikaga Imana we bakandika ngo Imana bagashyiraho akadomo, ariko nuko batari babizi duhora twiga. None rero naka bagafate mu mutwe, ntibavuga bavuga ingoma, ntibavuga ingoma za kabiri kuko ntizabayeho, ahubwo bavuga igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma. Noneho tukavuga igice cya 20. Iyo uvuze ibice 20, ubwo ni nkavuze ngo ibyo bice byose tubisome. Ngiriye abavuga butumwa hano badusomesha ibice byose. Ibice 20. Noneho yarangiza yakubwiye ngo ibice 20 wakomeza gusoma kubera ko wabyumviye, kubera ko ari mu nzu y'Imana, akababwira ati ariko se mushire Bibiliya hasi ubundi mbabwirize. Kandi wamubwiye gusoma ibice 20 byose. Ariko mana turarushye. Igice cya 20 umurongo wa 14 ngumva uko havuga kugira ngo nsubize ikibazo mbajijwe. Yego. Muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana. Muzahagarare mwireme inteko gusa. Mwirebera agakiza Uwiteka azabaha yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu. Yego. Mwitinya kandi mwe kwiheba. Mwitinya kandi mwe kwiheba. Ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Haleluya. Noneho ijambo ryitwa kwiheba ndarivuga mu buryo bwo kuganiriza. Yego. Ndumva ngiye gukora kasoringi. Nakigishije, nakabwirije, reka nkore kasoringi. Twanakavuze ngo mvugira ngo he ngo hi ngo hu. Noneho ikintu cyitwa kwiheba ubugeze kuri level ikomeye. Iyo wageze kuri tape yo kwiheba, ni nkaho ubuvuze ngo nta Mana ibaho. Yego. Nta butabazi buhari, nta gisigaye, mbega muri make kwiheba biba bigeze ahantu uvuga ngo nyica mfe. Yego burya. Ni urwo rwego ubugezeho. Yego. Nyica mfe, aho kubaho napfa, gupfa bindutiye kubaho. Yego. Uyu yadafite n'Imana, hafi ayo hari n'umutariha agapfa. Kwiheba ni bibi, biri mu bintu ngiye kuganiriza. Yego. Abantu bari hano bafite umwuka wo kwiheba. Ntihazagire umuntu ugushyiraho pressure ngo watinze gushaka ngo uzashaka ryari, bigupreshinga, bigufatiraho
yego bigushyiraho puresha ngo utinze gushaka se ubundi bazi uzashaka ryari bazi se Imana yaragennye ko uzashaka ryari. Ibi bintu shyira ibintu mu bumana. Mario nembabarira unsobanurire kano kantu. Umuntu atinda gushaka ageze ku myaka ingahe? Icyo nicyo kibazo. Wamfashije cyangwa se gutinda gushaka babwiwe n'iki se ko watinze? Gutinda gushaka se ugeze ku myaka ingahe na 70 ntiwashaka? Ntabwo tujya twabonye abashaka bagize 70. Muri Tanzania ntawe uherutse kubyara impanga. yarashakanye imyaka 70. Yarashatse atinze. Gushaka utinze sinzi umuntu wigeze kumbaza. Abantu badukurikiye ntuyikabuye narahoze ntoye Kimisagara. Rimwe umuntu turahura arambaza ngo ko agiye gutura kure. Ndamubaza ni kure yande? Ayoberwa. Icyo asubiza kure yande? Kure y'Imana, kure y'umugabo wanjye, kure y'abana banjye, kure y'aho mvuka, kure y'amashuri y'abana banjye, kure y'aho nkorera, kure yande? Kure y'itorero nsengamo. Izo ni pressure baba bashaka gushyira ku muntu. Izi pressure nizo zirimo zibyarira abantu kwiheba. Umuntu akubwira ko watinze mu bukode, watinze gushaka, watinze mu mashuri, ibi byose ni ibintu barundanya bigufasha kwiheba. Byagufashije kwiheba. Ni imitwaro ingana na ba baturanyi babi. Kuko iyo wageze kuri iyi tape yo kwiheba bigutera ubunebwe. Ubunebwe donc bigutera ubunebwe kumva ntuzongera gukora kuko aho wakoreye ntiwigeze ukira. Ukumva ntabwo uzongera. Icyo nendaga kuvuga ku kintu cyitwa kwiheba gitera bwa bunebwe butuma udatekereza kujya gushaka akazi ngo n'ubundi wacu ntawe ukira. Warangije kwangirika. Ikintu cyitwa kwiheba cyangije mu mutwe, cyangiza ibirenge, cyangiza amaboko, cyangiza umutima. Kwiheba bituma ubona nta n'ahantu bakwemera, bituma ugira umunebwe bwo kuba wanahaguruka ngo ujye gushaka imikorere. Kandi abantu badukurikiye muze kwibuka ko kwiheba habaho n'indwara yo kwiheba. Ubundi habaho n'indwara yo kwiheba, kagahinda gakabije burya bageze kuri level yo kwiheba. Iyi ndwara yo kwiheba rero no kuyivurira agora, kuko umuntu wageze aho yiheba no kugira ngo avuge. Dore kera wasangaga ubundi umuntu wihebye ari position muranga ni gutya. Mama yajyagaza tumeze gutya kubera impamvu ntavuga uyu munsi narazivuze cyane. Ati mwikwiheba mu gihumeka. Ntimukihebe mu gihumeka. Kandi uyu muntu kugira ngo azanafata agapapuro akandiko cyangwa najya mu mujyi abone twa tuntu bandikaho, kugira ngo azanatinyuka agura agapapuro kavuga ngo ntukihebe ugihumeka, uyaba atakibishobora. Burya umuntu ukagura n'utaragera kuri level yo kwiheba. Kwiheba rero ni imwe mu ndwara ituma wanaryama ukaremba, n'umuntu yakuganiriza ntuvuge. Bigeze guhamagara umudamu umwe wari urwaye indwara yo kwiheba witwa Naomi, arababwira ati jewe ntabwo ndi Naomi, ndi Mara, ndi gahinda, ndi kwiheba. Jewe ntimuzongere kunyita gutyo. Urumva kwiheba iyo wagezaho wemerera Satani ko ufashe umwanzuro wo kwiheba, wiyita izina ribi, wiyambura uriwe, wisiga amaramasa. Mbega ubona uri inzige imbere y'abantu, ubona uri umunyamibabaro imbere y'abishimye, ubona uri umunyamwakwa imbere y'abanyamahirwe. Niho kwiheba byerekeza umuntu. Iyo wemereye ko iki kintu cyo kwiheba kinjira muri wowe, Imana idufashe
kuko numva ashaka kurwanya umwuka w'ubwihebe uri muri iri teraniro ndi kubwiriza aka kanya. Kwiheba rero ni bimwe mu bintu biranga umuntu warangije gupfa uturemangingo two mu bwonko. Batwicishije iki? Hari uwakicishije kuvuga ngo wanyu nta cyiza cyahaturuka. Hari uwakwicishije kukubwira ko uteye nabi. Utu turemangingo hari uwakwicishije kukubwira ko uri igicucu, abitewe n'amanota uzana, abitewe n'iminsi usibiye. Hari umuntu wagufashije kukwica uramwemerera, erega ntimukanabemerere. Hari umugabo wagufashije kukwica uturemangingo kuri umugore wo kurya gusa aricyo ushoboye, wimwemerera ngo urinde kugira aho wiheba. Kwiheba bugutera ubunebwe bwiruta n'akarabye. N'ubundi niyo noze ntibabibona, niyo nashashe ntibabibona, niyo nateguye ntibabibona, niyo nakoze neza ntibabibona, niyo natsinze ntibabibona. Kwiheba byigutera indwara, wituma biba indwara. Ntutume biba indwara, kuko nugera kuri iyi ndwara no kukuganiriza, kuko n'abaganga bavuga ko ikintu cya mbere umuntu akorera uyu muntu ari ukumuganiriza. Noneho hakaba rero utemera no kuvuga, ahubwo agashwanyuka akajya arira. Wavuga akarira, ariko urira nawe aba ari mu nzira zo gukira. Hari utavuga, hari utarira, akumva arashaka kujya hatumva n'ijwi rya radiyo, n'ijwi ry'umuntu, ntashaka kujya gusenga, ntashaka kujya mu bukwe bw'abandi, ntashaka kujya mu birori by'abandi, ntashaka kwambara akenda kamubereye, ntashaka no kujya muri salo, ntashaka afungemo igitambaro, n'ubundi ni hahandi ntawe umureba. Yageze aho n'inzara atazica, yageze aho atakwisiga n'agafondote ngo ntawe umureba. Ntawe umureba. Aha rero byarangije kuba indwara, kandi iyi ndwara ndashaka kukuvura wowe wageze aha, nawe waburaga gato ngo umanukire muri uyu muhanda wo kwiheba, kuko ni umuhanda umanuka. Ni umuhanda umanuka kuko uravunagura. Kuko iyo wiheba wiyaturaho nabi. Rero nk'umuntu ugiye kwisiga amaramasa, nta cyiza cyamvaho, niko iwacu bigenda. Iwacu abahavuka niko tumera, na mukuru wanjye niko byagenze, na mama ibi bintu yari abifite. Ibi ntibikira, iyi ni indwara yacu, iyi ni y'umuryango, ni ibyacu, n'ubushizo twashyinguye ni yazize. Urumva kwiheba byatumye yakira ibintu bidafite umumaro muri we. Nuko kwiheba tumva ashaka ko tuganira ugeze mu rwego rwo kwiheba. Ari igihe ubyara n'abana bakagutera kwiheba, warabashoyeho amaminerivare, warabashoyemo imbaraga, ubyuka saa 11 ubafasha gutegura amashuri, kabashoraho amafaranga y'amaguzanyo, kambara kenda kamwe, wajya kubona ukabona urangije kaminuza kugira ngo akuzanire impamyabumenyi, azanye inda, undi azanye sida, undi aje atekeye itabi, undi umunsi wo gusoza amashuri nibwo muherukana ntuzi aho yahise ajya. Ibi byose byakubayeho, byakereye indwara muri wowe yitwa kwiheba. Kandi kwiheba byatuma mu kanya gato wiyica, byagutera kwiyanga, byagutera kwiyica, byagutera kwigirira nabi, byagutera kuba wenyine, kuba abandi batagera. Ikindi kintu kibi nabonye ku kwiheba hazamo ingaruka yo kwica ejo hawe. Ejo hawe nuhica uyu munsi, kugira ngo uzahazure bizakugora, kuko hari amahirwe atajya agaruka. Amahirwe y'ejo yiciye kugira ngo uhagere uyazure ari wowe wayiciye. Wayazura yarishwe n'undi, wayazura yarishwe n'umufamiliye, wayazura yarishwe n'uwo mubana, ariko amahirwe wowe wiciye ku giti cyawe kugira ngo uzayazure bizagufata imbaraga nyinshi, bizagusaba ko wigira undi muntu. Hari naho bazaguseka kuko niwe wabyishe,
kandi imyanzuro wafatiye muri uku kwiheba akenshi igira ingaruka y'igihe kinini mu buzima bwawe, kuko kwiheba bishobora kwica ejo hawe. Urugero, reka nganirize aba bantu bavanyemo za matirisi eterisi bitewe n'impamvu runaka. Hari umuntu abyaye haboneka nk'impanuka ituma matirisi ivamo, akaba atazongera kubyara. Wenda n'umwana ubyaye urugero ahise apfa, icyo ni kimwe. Hakaba n'igihe yavuyemo kubera impanuka wakoze, nta kantu ugira. Iki kintu kikakuzanira kwiheba, gituma ejo hawe hapfa. Urabona uyu mwana, iyi matirisi bayivanyemo, nta mwana ufite, urumva ko utazabyara. Bitumye wari kuzabaho imyaka 30 ukabaho neza wishimye, ari wowe wishakiye ibyishimo. Bitumye ubaho imyaka mike, kuko n'ubundi kandi iyo myaka mike uyibahamo ukennye. Bitumye mu gihe cyo kuzinduka uvuga uti ngiye mu kazi, uvuga ngo ntawe nduhira, n'ubundi ndaruhira iki, ndavunikira iki. Muri ndavunikira iki, ejo hawe harapfuye, kuko niho hari ejo hawe. Ubundi bari kuzamunikira n'ejo h'abana bawe. None ejo hawe utumye hapfa ngo ntacyo uvunikira, kandi birangiye unaramenye, birangiye unatinze ku isi. Bitumye cya gihe cyo gukoresha imbaraga kugira ngo mu myaka 60 uzaba ufite imbaraga, bitumye ejo hawe ubaho nk'umutindi, utazi kuba wakurira iyo ndege ngo ujye kwiruhukira mu mutwe, utazi kuba wanakwisohokana ngo wikunde. Hari ukuntu ubundi wikunda. Iyo wabuze ugukunda, jya unyaruka wikunde. Uvuga uti harya ubu sinajya kwisororera agasoda, nkanabwira n'umuseriveri agashyira mu karahure kagufi, nkakanywa nitonze nitekerezaho, ndi muri meditasiyo. Babyita kwikunda. Harya ubu ngubu sinareba ahantu njya nkamara iminsi 2 niryamiye nduhuka, na telefone nayikuyeho. Babyita kwikunda. Ariko iyo wageze mu rwego rwo kwiheba, uriyanga, n'akenda keza wumva utakagura ngo ntawe wereka, uriyanga. Nzi abantu bageze mu rwego rwo kwiheba barapfushije imiryango, bapfusha ababyeyi, bapfusha imiryango, bagera kuri level yo kwiheba. Bituma bishingira, banga gukora mariage ngo ntawe bereka, barabamaze, ntawe bereka ngo igiseke, ntawe bereka ubukwe, barashize nta muntu bajya kwereka. None ubizi saha bafite romoro ikomeye yuko batigeze bakora ubukwe. N'abana babyariye muri uko kwiheba, iyo bicaye barababaza bati amafoto y'ubukwe bwanyu ari he? Iyo utashye ubukwe uba uri kwicuza impamvu utakoze ubukwe ngo ntawe wereka. Iyo ukoze ubukwe cyangwa se utashye ubukwe bw'abantu b'imfubyi badafite abo bereka, wowe waranze gukora ubukwe ngo ntufite uwo wereka, kugeza izi saha uri kubyicuza. Izi ni ingaruka z'indwara yitwa kwiheba abantu bafite, itumye bishingira ngo ntibafite abo bereka, ibirori ngo barashize, bigatuma winjira iwawe nta gatimba, aho hatinde. Bigukururiye kuzajya utinya kubona amafoto y'abageni. Yego. Uzajya utinya kujya abageni bifotoreje nabo basezeranye. Yego. Waranze gukora ubukwe ngo ntufite uwo wereka, warabitewe n'ikintu cyitwa kwiheba, bikica ibyishimo by'ejo. Kwiheba ni indwara mbi, nta muntu w'Imana ukwiye guheranwa no kwiheba. Umupasiterikazi wavuze ngo kwiheba ugihumeka ni ububwa, no kwihenera ugihumeka ni ububwa. Ndamukunda cyane. Kandi pe naje kubitekereza Mama Mariyone,
nsanga kwiheba ugihumeka ari ububwa no kwihenura ugihumeka nabo ni ubundi basihenura wapfuye umuntu se intumbi irihenura hari ukuntu umuntu apfa yihenuye okay nawe ushyizemo akantu kadatagatifuje hanyuma iyo wiheba ubura umwanya wo gutekereza ejo hawe kwiheba bikubuza umwanya wo kuba wasoma bibiliya kwiheba bikubuza umwanya wo kuba wakumva n'uturirimbo tw'Imana kwiheba bikubuza umwanya wo kuba wajya aho abandi bari kwiheba bikubuza umwanya wo kuba wajya no gutembera ngo ujye kwigurira akantu yego akantu k'agakoka cyangwa k'agasitoro kwiheba bituma niyo warwaye uvuga uti nishaka mfe kwiheba bikubujije umwanya wo gukorera Imana ngo nibayikorere bo yumva ngo ngewe ntikinyumva ejo hari umuntu wambwiye nabi ariko bitewe nuko afite kwiheba yego nizere ko yahise umubabariye naramubabariye ndanamuganiriza mukorera kasoringe kuko nicyo nahamagariwe nk'umushumba kuko yararimo yampaye icyifuzo iyo umpaye icyifuzo ndagisengera ngo ushyira ku rutonde rw'abo nsengera yego ngo ise ngo nushaka ngo uzanabireke ngo ndabona ngo utarigeze unsengera ngo ndabona waranciye amazi ku cyifuzo naguhaye ngo ubuse wageze isaha usengera umuntu nta kintu Imana iravuga ngo nta kundi ngo nzashaka abandi bansengera ngo ufite n'abantu benshi ngo umaze no kuba umusitari ngo ntiwanabiva aravuga yego urumva kwiheba bituma wigirira nabi bigukuraho n'abantu kuko wiheba uvuga niyo uvuze uvuga nabi yego nta nshuti ugira nta nukubaje ngo amakuru uca amarenga niyo yagize gutya agatambuka akajya mu rusengero bagatera haleluya ntavuga ngo amen agira atya niyo bapfa n'umwigisha yateye haleluya agira atya bose buriya bavuze ngo kibaho umuntu agize gutya abavuze ngo iki uwo wose ni umwuka uva ku badayimoni witwa kwiheba yego nubona uri umukristo washobotse satani yaguteje kwiheba yego ujye umenya ko akurangije pe ntazagira umuntu ugushyiraho puresha utinze gushaka utinze kubyara utinze gukira utinze kugura imodoka utinze kugura inzu utinze kubona akazi utinze kubyara bigushyiraho izo puresha ibyo bintu bitinzemo ngo ako kazi watinzeho ngo warananutse urenda kumeneka urabyibuha uti warabyibushye wananuka ngo warananutse ntituzi Yesu uzi nshaka kumera gute uzishaka kumera gute sinzi umuntu erutse kubaza undi ati ko wananutse cyane ati niko ati nuko nshaka kungana yego rero uyu mwuka wo kwiheba wica umuntu urubozo yego ukakwihererana mu rwego wiyaturaho ko n'iwanyu ariko mumeze bigatuma udahaguruka ngo ujye gushaka akazi ngo iwanyu mwese ngo naso niko yapfuye yego uyu mwuka nkurwanije nivuye inyuma witeka gukureho izi mbaraga uyu mwuka ukureho uyu mwuka w'ubwigunge nuko kwiheba kumva ari iby'iwanyu kumva ari ibyawe kumva byararangiye kumva warikireho iteka ntukihebe ugihumeka yego kuba ukiriho ejo urabatungura yego kuba ukiriho ejo baramenya ko utoroshye kuba warageze aho Imana ivugira wikwiheba ukanyagwawe kuba warageze aho data wa twese avugira ayo niyo mahirwe ufite kurusha abandi wikwiheba kuba warageze aho ijwi ry'Imana uryumva have kwigirira nabi yego wikwiheba Imana itugirire neza cyane amen ndumva nsoreje aha uganiriza abantu bageze kuri iri level ntutinda kugira ngo babyumve yego ariko nsoje nkubwira ngo ntukihebe ugihumeka yego Imana itugirire neza cyane yego ndumva twabasengera ariko mama Rene mbere yuko ubona basengera reka nkwibariza akantu koroshye
ese uyu muntu wamaze kwiheba kandi abona icyo kumwihebesha gihari koko w'igaruriro riri hehe? igaruriro icyo kumwihebesha kirahari. Nyine twababwiye ko batagomba kwiheba, ariko icyo kumwihebesha kigihari ko kigihari. None ukaba uri kumubwira ngo yikwiheba, kandi koko aranajya no gusenga y'ibiriya 3. Ari no gusenga n'ayo mu mazi n'ayo mu gihuru. Igihuru n'ishyamba biratandukanye. byose c'est la même chose. Byose ni inzitane y'ibiti. Ni inzitane y'ibigunda. Abandi basengera no mu myobo no mu ntare. mu ntare Mu ntare. aho nawe uhizemo ka edit. Oya, mu ntare, urutare rumwe, intare intare 3. Urutare rwo ku musozi runaka n'urwo ku musozi runaka. Si intare ubwo. buriya tuzagenda tumenya bene ibyo binyarwanda by'intare. Yego. Iby'inkoko n'inkoko. None ibimwihebesha ko bigihari abigenza ate? ndamuha inama no gukomerera bisa no gukomerera imbere y'ikikwica. Ibisa no kuvuga ngo ubasha kudukiza, ariko naho itadukiza ni nko gukomerera mu ntare muri kumwe mu rwobo. Ibikwihebesha bihari ubiha ikiganiro. Ubu ni ukuvuga ngo yego, ndashaka kukugeza kuri level yo kutajya kuganiriza umuntu ibibazo ufite. Yego. Hindukira ifungirane mu nzu uganiriza ibyo bibazo. Niwumva uri bunibagirwa ufate duplicata wandika ibiganiro uri buganiriza ibibazo. Yego. Haleluya. Hano mba nteye haleluya nuko ndwaye inkorora. Nayiteye. Haleluya. Amen. Hanyuma hindukira na bibiri ubuyiretse. Yego. Uganiriza ibibazo. Ubibwira uti rero jewe ndabaganiriza. Yego. Wa kibazo we umaze amezi 2. Yego. Unyihebesha. Wanteje abantu. Yego. Unteza imiryango. Yego. Unteza inshuti. Yego. Unteza abaturanyi. Yego. Ariko nakuvumbuye. Ni wanga kumva iruhande. Yego. Ngiye kubana nawe ngusuzugura. Coach. Nugira isoni. Uzamvira. Yego. Sinzongera kuburara. Ibiryo bihari ngo nuko wankoroneje. Yego. Sinzongera kwima gutera ipasi ngo nuko wankoroneje. Sinzongera kwiha akato. Yego. ngo nuko wankoroneje. Yego. ahubwo ngo uhaye akato. uvuye iruhande. Yego. wa musozi we. ca bugufi nigendere. Yego. wikwirirwa unaniza. namaze kugerayo. Yego. nibucya wongera ukiramukire. ukuvuga uri gukira kuko harimo umuti. harimo umuti. Haleluya. hano harimo umuti mu kuvuga. Yego. harimo umuti se nyine bajye bemera ko kuvuga habamo umuti. Dore ko aho ugeze nta n'ukeneye kukumva. Yego. wowe genda ubwira ikibazo. ntabwo uzo tuganira nje kuganira nawe. Yego. wabugumba we. Yego. maze igihe kinini muri iyi nda. Yego. nakuvumbuye. waje kumbuza kuzaterura umwana nishimye. kumuterura bwo nzamuterura. Yego. nawe nakuvumbuye urashaka kunsajisha. Yego. nzaterura umwana ashaje. Yego. ubu rero wabugumba we. ntabwo nzongera kugutindaho. sinzongera gukererezwa nawe. Yego. kuko namenye ko abana mu isi barahari. Yego. no mu ndange barahari. Haleluya. ndi nyina w'impanga. Haleluya. ndi nyina w'indahekana. Haleluya. ndi nyina w'abahungu n'abakobwa. Haleluya. wabugumba we. tega amatwi unyumve.
yego wanyihebesheje igihe kinini mbuza kuvugana n'abantu nca mu bantu ni wowe nje kwitura agahinda yego ni wowe nje gusomera se nyine mhm kenyera nze yego ngusomere mhm igihe umaze muri iyi nda mm watumye umugabo anyanga mhm utuma imiryango ibona ko nyiciye mm utuma ntagiterura abana b'abandi mhm banyikanga ngo umuntu utabyara aterura abana te yego naho ngiye gusaba akazi umwana akaza kunkiniraho mhm baravuga bati uriya muntu ntabyara ni akazi kanyu mhm watumye abantu banyubahuka nabo nduta none tega amatwi wandawe mm uzajyamo abana mhm waba ugomba we uzishaka wibure yego ejo bundi uzaseba yego nzakubyarana nibiba ngombwa ukumva n'amariraje uturi kurire mm urire mhm amarira uvuga uti nyakumennyeho mm aya marira ndayagusize uzava hano mu nda yanjye ahubwo ari wowe urira mm wiganirize yego mu gihe wumva utashaka n'umuganga ukuganiriza uzi ko ari umuntu mhm ugera kuri level mhm atajya gushaka n'umuganga umuganiriza kandi atabuze ubushobozi reka ngo urugero sibyo ko njye ntagira ihungabana mm ariko nagira isoni zo kujya gushaka umuganga unganiriza yego kuko azi ko nanjye ndi dogiteri nganiriza abandi yego hari ahantu ugera ugasanga n'umuganga waganiriza mhm ni na mwene wanyerega uje no kumuha noneho hano makuru y'ingenzi arambuye yari afite ay'ingenzi okay ni ayarambuye yaha ikigeragezo ukiganirize wizere ushyiraho akantu ko kwizera ariko ntuzongere kumara umunsi amasaha 28 wihebye jya ushyiramo amasaha 2 yo kuvuga uganiriza umusozi uti wiyita iki yego Imana ibaha umugisha Imana iguha umugisha cyane ndagushimiye akantu ko kuganira n'ikigeragezo abantu benshi ntago babizi hari no kuntu uganira n'ubukene abiro uti bukene ngwino nkubwire icara hano muri saro yego urukundeba Imana navutse yavuze ikindi ngewe nakubanye mu nda gutanteye mu nda guncure yego kuki ngeze kwisukanshura yego gahera ukiri mu nda kuko mu nda ntiwigeze ugira crise kuko ugira crise iba yaravuyemo yego kazamuka ubwo no umupapa ngende kuvuga ku ruhande rw'abagabo kazamuka yibwira uribuka nkora ubukwe avuga ko bakoze ubukwe ariko kwa ahantu hagiye kuzamo noneho no gushinga urubanza n'Imana kavubwira ubukene uti uribuka nkora ubukwe uribuka se uko byangendekeye ukabwira ubukene azeti hangize ukabubwira utumva rero iki cyumba kiriya cyumba cy'uruguru ni icy'umwana wanjye hari naho gushira ibikoresho aho niho nshaka ko aba bantu beheba bagera noneho hariya naho gushira hari naho gushira amagaza amakwiziniyeri hari naho gushira ibyo kurya hariya naho aha naho intebe zanjye nziza z'amadivayizi ngiye kuzikuramo hariya naho naha televiziyo hanze ni mu mapave yego hanze ni muri jaride n'imodoka kuri porotaye n'imbwa n'abarinzi mbwira ahantu usigaranye hano sohoka nibyo reka nkubwire ubukene sha busohoka bwiruka nibyo ikindi ahubwo busohoka bucecetse kuko ubu bukuremo ya ndwara yo guceceka yego ese Dawidi ntaganirije urupfu aravuga ngo sinzapfa nzarama kandi nzatekerereza abantu kugira neza kw'Imana yandemye ndiyo iyo ubukene rero ubonye busohotse nawe ntukabinjije ntugatinyuka kugira ngo urye ibyo kurya wenyine kuko nubura uwo musangira ibyo kurya bya umufuka wawe w'umuceri ubukene buzongera buze ukubwire buti Imana ko yavuze ukaba utabigenderamo ndaje tujye dusangira kuko wabuze abo musangira kuko ntabwo wambwira ngo guhera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere uri kurya wenyine ngo ubukene butaza ntabwo wambwira ukuntu umara umushahara wawe
ubu urimo ubwira ubukene ngo muze dusangire Muze- nabuze muze ni ukuvuga ngo muze ikigaragaza umusore yuko akeneye gushaka ni uko atangira kubona byibuze hari utuntu twatangiye gusaguka hari n'ibintu ngiye ntanajye nemera imana mu bantu 60 ishobora gutonesha umwe gutetesha ikanamutonesha umwe abandi ikabana nabo bitewe n'uko amaboko yabo kuko nzahira imirimo y'amaboko yanyu yego kuko abantu bose ntabwo ari ba Eliya barajya munsi y'igiti cy'umuretemu ngo batapfiramo yego abantu bose ntabwo ari ba Eliya Imana irakiriza ku gakezi hari uwakijyamo agapfa niyo mpamvu mu gihe umusore ageze ku rwego rwo kubona amafaranga ye akeneye jera uza umufasha haleluya amen akeneye umufasha aratangira akarambagiza kuko umusore w'umukene sheri we ni mama we ya kadekeraho iryo ni ijambo naryo tuzavuga ryakuranze umunsi wapfuye umusore w'umukene sheri we ni mama we ntabwo nzapfa nzarama kugira ngo ntekerereze abantu yuko umusore w'umukene wese sheri we aba ari mama we umubyara kuko mama wawe mu bukene no mu bukire muba muhagararanye mama we niwe utakurwanya mama we niwe utakugirira ishyari inasorega yakugwanya ariko ubu byaraje na mama wawe yakugwanya yaradutse ba nyina basigaye babaroga baba ariko burya ngo amuroga agira ngo amugumane byahinduye isura tuzabyiga bo nabyo tuzabyigaho ariko mu by'ukuri marezoma ntuza pourcentage ya 90% ni uko umusore w'umukene burya inshuti ye sheri we ni mama we ibindi mube mubyihoreye umugore buretse umugore naho umukobwa wese aza kubera yuko ari kubona inyungu so ati ni inyungu kubera ko umukunda cyane kurenza abandi bose ibindi byose arabifite ariko yabuze urukundo yarukubonyemo cyangwa se mo kimwe urukundo ararwifitiye ariko nta bintu afite kandi yabikubonyeho cyangwa se ari kubona ibitekerezo byawe ari bizima icyo ni pati imwe abandi rero twebwe zango twigisha zango dushaka yuko bubaka ziriho ni zango hahandi imitekerereze yawe yo mu mutima ubona neza ari fotokopi y'uwo muzabana Imana ibahe kandi bishimiye mukira agahinda ntukihebe ugihumeka kwiheba ugihumeka n'ubwo kandi kwihenera ugihumeka wikwigirira nabi dore imbere ni heza ariko hazaba heza kubitewe n'akanwa kawe ibyo uko uzaganiriza ibikurwanya ni umusaruro w'ibyo uzageraho ni umusaruro wo gukira kandi ubu nanjye mfashe ijambo hano murakoze cyane Imana ibahe umugisha mwakoze kudukurikira mwakoze gukora subscribe mwakoze guhamagara Mama Lionel yenda hari aho navuze mukumva si heza ejo nzaza mvuge byiza yenda hari aho ariko turabizi yuko neza umuti burya urarura ahubwo mwicare hamwe mukire indwara mu izina ryawe mukire gahinda mukire kwiheba murakoze Mama Lionel shalom shalom